ndaje ndi kumwe n'inshuti n'umuryango uje kwagura nkareba ikundo n'isivuzwi wahaye uje kwereka ababyeyi ababyaye neza y'amayira afunganye ubu nayo yarahuwe amukuba turwubake dore iwawe haragushaka ndimusanganirwe n'umuryango uz'abantu ziraherezo aje mukuzi ndaje ni byiza yego reka mbasuhuze imbere yanje iburyo n'ibumoso muryango mugari mwese muraho bashitsi bahire kandi beza muraho basangwa dusangana namwe murakomeye nanjye rero nk'umuhungu wanyu ndagumye kuri uyu munsi rero mu rugo rwa data muri uyu muryango wacu w'abarihira babaramira ubundi uyu munsi kuri iyi tariki aba ari umunsi ngarukamwaka aho umuryango mugari nk'uyu duterana tugatarama twishimira ibyiza twagezeho twishimira abo twibarutse mu gitaramo rero bashitsi bahire mudusanzemo twari tugiye n'ubundi kugitangira nyuma yaho tukaza kwinikiza twari twagambiriye ko turaza kuvuga ku bijanye no gushigikira abana kuko tugomba kubashigikira n'ubwira kuko n'ejo bazatubwira igihe tuzaba dukubwe n'ubwira tugendeye ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda kuko baravuga ngo umwana ni umutware tugomba kumurinda ikimushavuza kuko iyo ashavuye inkuba zirakubita ibiyaga bikibirindura imirabyo igahumya amaso nyamuneka muri iki gitaramo ngaho nanje munyereke ko munyishimiye nyamuneka mumpa amashyi tugomba kubanza gushimira Imana tukayisingiza mbese nkaho nabivuze ngo mwumve bantu mwese bo ku mpinga nziza y'umusozi wa Kareba ndata Imana isumba byose rugira twambaza iteka itetse ijabiro ubu ni iteka ryose nyamuneka muje juru dusenge Imana reka dusenge Imana ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu Mana yacu turagushimiye tugushimiye kuba wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza amagingo ya turi bazima izina ryawe rihabwa icubahiro nanone dukomeze kugushimira kuba abashyitsi twari twiteze uyu munsi batugezaho amahoro nta gikuba cabacitsemo nta gikuba caducitsemo ibyo byose ubishimirwe muri uyu mwanya rero Mana yacu tukweretse ibyo tuza gutekereza kuvuga ndetse no gukora bijane no gushaka kwawe kuba dufite umuco mwiza wo kwakira abaje batugana tukweretse amafunguro y'umunsi ibyo kurya ibinyobwa byose ubutagatifuze kandi utagatifuze imitima igiye kubyakira ngaho rero abatabarabona ibyo kurya icyo kunywa ukomeze ubatungishe ubuntu bwawe tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu amazina yanje rero nkaba nitwa Gumiriza Leopold wa Sendegeya wa Mutarambirwa wa Ntama wa Ndamira wa Rigeri rya Ntimumurezi wa Nyakishura Ndabaruta wa Makangaraza
warebaga impungu n'inyoni zigahera mu kirere. Turi mu muryango rero w'abarihira babaramira. Dawe wambyaye, nk'uko wamuhaye inshingano hano mu rugo rwawe, hano mu muryango w'abarihira babaramira, ngo nje musohokera, nje muhagararira muri iki gitaramo nk'iki ngiki. Mu gihe nari ngiye kwinikiza igitaramo, urabizi yuko iwacu tubarirwa mu masibo, tukaba turi mu sibo ya Cenda y'Abesamuhigo. Nagiye kubona mbona mu marembo, mbona haturutseyo indi sibo, ariko iyo sibo ihagarariwe n'umugabo witwa Theophile. Naje rero kubakira, ndabinjiza ngendeye kuba imfura na se bangana, ariko nanone baravuga ngo nta rutugu nyamuneka rwakuze ngo rusumbe izosi. Reka ngwe uyu mwanya kuko ijambo urarihoranye hano mu rugo mu muryango, maze ubashe kutwakirira abashitsi batuziye mu muryango wacu bahagarariwe n'umusaza Theophile. Yesu ashimwe. Bebe byumva ni karibu hano mu muryango wacu w'abarihira, abarihira b'abataba batanywa itabi. Ariko iwacu ntabwo twakiza amagambo gusa, ko umunyarwanda yaravuze ngo amatama masa ntasabire nk'igisigati. Ahangaha ni mu iwacu mu Kinigi kinegere ijuru nigi rwiza, ruhengeri rw'umurere umurera abanyange, umurere urera inka n'abana. Mbonye uturutse mu bikingi by'amarembo n'isibo muri kumwe. Kandi iwacu tugira amafunguro y'abashonji, tukagira amafunguro y'abagaragu, ariko tukagira n'amafunguro y'imfura nkawe. Rero twasenze hano, dufite ubuki bwavuye hano mu ntanzi z'ibirunga. Ni mu ntanzi z'ibirunga, kandi inzuki z'iwacu zihova neza. Ndagira ngo rero ngubu, ariko tukaba dufite n'umutobe, umutobe udatobora inda, wakomotse muri Gisuri. Sinzi rero nimba uri bubashe, urareba amafunguro twakubwiye ko muri imfura, kandi tugira amafunguro y'abagaragu n'abashonji. Ariko kubera ko wakubisemo ikoti kandi ukaba wakubisemo karuvati, ukaba wayigejeje mu kananwa, ndagira ngo rero dusanze mu gitaramo cy'umuryango, turimo turishimira ibyagezweho. Muzi ko muri ino minsi ya none basomye, turi kureba imitsindire y'abana. Niyo mpamvu reba bano basaza twese turi kuganira, ariko iwacu ntabwo twakiza amagambo gusa. Niyo mpamvu ngira ngo urabaza kubashishwa maze urebe. Sinzi. Urakoze cyane. Ndaza gufata aka kagisubi kugira ngo ejo bundi gasubize, maze mwakira uyu muntu mukoma amashi. Ko ndikubona nta mashi, maze soma ucurure, usome wiyongeze undi. Kandi inyana nizigukandagira ndakubwira ngo impore. Oya ndabizi. Kandi tugiye gutarama agati gaturiki cyane, maze ugende hariya mu byicaro wateguriwe, uvuna umuheha wiyongeze undi. Ariko nabanza nkayumva. Umva umvugo iwacu ukuntu twenga, kandi urabona ko wumve nimba niwanyu ariko bimeze, maze dushyeka. Urumva uwo mutobe umeze ute? Mukomeze urutoki. Yego. Mwanyemerera ngaca kabogi. Ngaho rero genda wicare, ariko iyo data yaguhaye ijambo nawe uragaba. Ndagira ngo ntabwo bari bukwakire wenyine, abandi namwe babahe. Kugera hirya y'ikiraro cya Nyabarongo, noneho nsanga bamwe batagira umucyo, bababwira bati nyamuneka ntabatanga mpundu, habura nyamuneka abazamura impundu. Ariko mu bushakashatsi twaje gukora, twasanze abakagombye kuba ari abatanga mpundu bambaye amakabutura n'amakariso.
twe rero turangwa n'indangagaciro ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda. Tugomba gutanga impundu, tugatanga amashyi imbere yanyu. Rero dawe wambyaye n'umushitsi Theophile Mungana, nababwira ngo izo mpundu ni izanyu kandi tuzibahaye urugereko, tubarata ubutwari buzira intati, butatse iteka umutima utuje, buzira ikizinga ca buzimiza. Ubundi mwavutse neza kandi muvuka heza, muri ababyeyi muri mudasumbwa. Ngaho rero abadufasha nyamuneka baravuga ngo habyina ikibindi naho ikinimba ni ukubesha, kandi nyamuneka habyina ikiri mu nda, dore ko ayatembye yageze kure. Mutuzanire rero kuri ya marwa y'amahore atanga amahoro, maze dusome ducurure, yemwe muraza no kutwongera. Ubundi baravuga ngo biryoha byongewe. Yego, ubwo rero twebwe mwaduhaye ku mazimano y'abashyitsi murakayahorana. bakumpera amasho turi kumwe, muhuze ibiganza kugira ngo dukomeze kuganira na Theophile. Kutwe twavuze ngo wicare uvu n'umuheha yongeza undi, unakomeje kwa ngo turi turaganira. Hari agasimba bitaga indonyi, iyo wakarasaga ugahusha icyo gihe karaguhitanaga, byasabaga ko ukarasa ndetse ukakarasa ku ntego. Muranyemerera rero tuba barasa ndonyi. Mubyeyi rero data tujya guhaguruka akibona ubutumire yaravuze ati nta muryango uzantumira ngo ngende inkokora zireba inyuma. Akimara kubona ubutumire rero yenze ku rutoki rw'ingaga, kuko agira urutoki rw'ingaga rudatahamo amasata, ashakamo inzoga nziza ibereye uyu muryango wa Kavano. Arambwira ati nugerayo uzababwira uti dore ikibindi data yampaye kugira ngo wongere ibintu mu bindi. Turabizi neza ko kuba twerera mubyeyi atari ugutwerera badafite, tuzi ko mufite, ni ukongera ibintu mu bindi. Kandi Bibiliya ikavuga ngo twebwe abadafite tuzakwa n'ibyo twari dufite, ariko mwe mufite muzongererwa. Reka mpamagare ba bakobwa banjye hanyuma banyegere. Wanyu muje mwikoreza n'abakobwa? Oya, ntabwo ari ukubikoreza, ahubwo ni umuhereza, cyangwa uwo kwikoreza we arahari. Ndagira ngo nusoma mwitangirira ibice 24:56 turavuga ngo ntimundinze. Ubwo rero ndabona oya, n'ubundi nsanzwe nzi ko ari mwiza, buriya hari uwaba yamubengutse. Nyaruka zana n'umusaza wawe. Bibiliya iravuga ngo ufite azahabwa. Ngewe icyo nifuza muri ibi birori byacu by'umuryango w'abarihira, ndaza kuguhagurutsa kenshi. Yego, uhaguruka ibindi, uhagurukana ikibindi, nta kibazo. zana na musaza wawe sha, ntukaze wenyine. Uriya nagiraga ngo umuryango wanyu ndamuri nshike mwikoreza n'abakobwa. Oya, ntabwo byaba. Ntacyo. Mubyeyi rero uranyemerera ngo ushyikirize iyi ntwererano kugira ngo muyishyitse mu bindi. Ndabona iyo ntwererano turayakiriye. Hano hari intore yo ku Mukondo, ni imfura kwa data rwose. Bavuze ko ari ukongera ibintu mu bindi. Garuka sha, garuka. Bavuze ko
ongera uyishyire mu bindi. Yego. Uyishyire mu bindi nta kibazo kuko iwacu birahari kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abafite bazahabwa. Yego. Urakoze kuri iyo ntwererano. Urakoze cyane nawe ariko umwana ntakakugendere. Ntabwo yapfa kuza gutya. Reka uyu ntakagenda. Aho yapfa kugenda gutyo gusa. Hari na musaza we w'ikigo. Ariko ni babiri ngo yagenda no yanywa wenyine. Yego. Maze genda uwo mugaruka uzane na musaza wawe shaka. Mubaha amashi rwose. Yabona munezerwe. Uyu munsi ni umunsi Imana yaduhaye kwishima no kunezerwa. Urakoze cyane kubw'intwererano duhaye kandi babivuze neza ko kudutwerera ntabwo turi abakene n'abatindi, ahubwo nuko ari umucyo, kubera ko mwanyuze mu irembo ry'umucyo, niyo mpamvu iyi ntwererano yanyu turayakiriye. Murakoze cyane. Kandi amaboko araguhe yarebera mwiramukanya. Yego rwose. Karipero ansika. Muranyemerera mvuga ubutumwa bwa data. Data tujya guhaguruka yambwiye ati muhungu wanjye, maze numva uri mu gitaramo kiraba kiyobowe n'umusaza Nshimiye Ujejuru, hanyuma umutura ikindi kibindi. Ubwo muraba mubuje mubona hagati yanyu nta birantega, naringize ni wagejuru hanyuma nkagushyikiriza ikindi kibindi. Ngiye navuze ko rwose bakucimira ubwo uri buhaguruke ugahagurukana ikibindi n'umugisha mu rugo kwa Kavano Jean Baptiste. Rwose baguha amashi uko uhagurukana ikibindi. Mukuze ibiganza kugira ngo twakire iyi mfura, intore itari inkoragura amayogi. Iwacu zirahari rwose. Nakubwiye ko data afite urutoki rw'ingaga kandi igihe turimo ni igihe cy'umwero. Yarambwiye ati muri iyi minsi umusaza Nshimiye aba ari mu gihe cyo kugaba. Uranyemerera rero kugira ngo nguture ikindi kibindi, hanyuma niwumva gikwiriye ijambo muraza kumpa umwanya hanyuma ndibabwire. Wa kibindi we, nimba uri mu muhanga ndaguhangamura, kandi nimba wagize ngo iki kibindi kinyure, nikimara kunyura ubona aho unyura umbwira ubutumwa, nanjye nguteze yombi. Wa kibindi we, nanjye ngushizemo umuhanga kugira ngo uhangamure Nshimiye, mbonaho munyura mubwira ubutumwa bw'umuryango. Murakoze cyane. Reka rero bazana ubukiza, ariko se iwanyu mutura ibibindi bituzuye? Mubyeyi, sinari kugutura nk'utuye umwedishyi, ahubwo nasize urubiriro. Uru ni urubiriro wamfuraje. Murakoze cyane, nanjye ndabona ari urubiriro. Reka noneho bazane urukiza kugira ngo twumve iki kibindi batuye umuryango. Yego. Nyamuneka uwo twatumye yigire hino kandi intumwa irarabirwanije. Mutuzanire rero urukiza, iwacu tuzira uruho dore ko arirwo rwamaze abantu. Nyamuneka mutuzanire urukiza maze dusangire kuri aya marwa y'amahore atanga amahoro. Ngo nyiri maso rero yerekwa bike, ibyinshi akirebera. Turacari mu rugendo kandi iyo tujya turahazi, tugomba kugira ishaka ryo kwashika. Icyiza tukagikunda, ikibi tukagiha akato, iby'isi ntibikadutware ngo twibagirwe iyaduhanze. Reka rero nyamuneka tuze tubategurire byiza cyane. Murakoze. Wa mana we, mbabarire hanyuma iyi nzoga imunure.
umushwekere n'umutware mushwekere oya mushwekere hano ni kwa data umutware mubyeyi rero shimye ndasogongera wowe uranywa kuko uri umutware maze niwumva ikwiriye ijambo ubu buki nibwo bwaturutse muri Kigombe Gomba Amahoro yego rwose wumva harimo igiswi harimo na kayinja harimo n'amasaka ndumva rwose iki kibiri kimeze neza bakumpera amashi umuryango mugari ntimwumva ko inzoga ishimwe uremewe muri iki gitaramo yego uremewe ubwo rero anzika mubyeyi ntabwo nagutera umugongo kuko ndi kuguceza ahubwo uranyemerera njye mu byimbo hanyuma ushaka waca akabuki ubutumwa bw'umuryango murakoze cyane muranyemerera rero mubyeyi mbabwira ubutumwa bw'umuryango ubutumwa nabazaniye si ubwa mu gitondo ahubwo buraturuka mu ihitiro umwana utaraciye urweya umwana utarabiguriye inka ni mucyurabuhoro n'icyotero cy'abatabazi ni umwana udukomoka i Rukiryi yaje akikutse ku nkiko icyo gihe yari acyuye ishya umuryango wari uteranye nk'uko namwe muteranye muri mu gitaramo kuri uyu munsi ati data ndabasabye kugira ngo mumpe umwanya kuko sinavugira ijambo ku nzoga wateretse kandi nta bubasha nta n'uburenganzira ndagira bwo gutereka izanjye umuryango uramwemerera umuha ijambo ati data ndambiwe sasasasura nanjye ndashaka gushinga umugera nkagira amegamo nkagira urugo n'umuganda warwo ati data sinatinyuka kuvuga abakuru mu mazina yabo ati ahubwo muhamagare nyirasenge kuko masenge kuko niwe muranga twahamagaye nyirasenge ati ndabizi uwo muryango ugira amaziri umuryango wo kwa Kavano ni umuryango ugira abakobwa batereka amata ntacika amende ikindi kandi abakobwa baho ntibagombera kujya mu byuma iyo babyara bari kwibaruka arakomeza turamubaza aratubwira ati abakobwa bo kwa Kavano ni abakobwa abenshi iyo babyaye babyara babiri ikindi kandi ni abakobwa bagira imico bakagira inama zubaka urugo ndetse n'igihugu abari aho twese duhuza ibiganza turacurira kuko umwana wacu twumvise ko yari akuze nibwo twatangiye inzira y'umuco tuza gusaba irembo muraritwemerera bukeye tuzana bihogo bitose biteruriwe irembo murariduha dusezerana ko uyu munsi tuzaza tuje gusaba umugeni mubyeyi turababara mu mbavu turashaka ko muhakubita umwotsi ikindi kandi mutwemereye umuhungu wacu Ntuye nabo Fideli tukamushyingira muja wa Mariya Yesu mwaba mudukoreye ahababaza mutwemereye rero reka mbe nk'abamwanditsi wa Bibiliya w'ibaruwa isaba akazi wavuze ngo mu gihe tugitegereza igisubizo cyanyu cyiza tubaye tubashimiye yego mubyeyi
murakoze cyane nzi ko ntacyo nakuburiraho murakoze cyane bakumpera amashi murakoze cyane nyakubahwa wamfura we kuko bivuze koko mwaje mu muryango muturuka kwa ntawumva musaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni tubabwira ko amarembo y'iwacu ari amarembo 12 hari irembo rijya mu gikombe hari irembo ry'abagaragu n'abaja ariko muvuga ko muje gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni ndabyibuka mwari itsinda rito ko ndabona sinzi uko bimeze please uyu ni umuryango mugari ndabyibuka noneho rero mwaraje koko irembo umuryango uraribemerera ndetse n'uwo munsi ndabyibuka ko hari mwasize imfatarembo rero uyu munsi rwose turabyibuka ko byabaye n'uyu munsi akaba mwaje muje gusaba rero urabizi nawe umuco urahari turabizi ko Agnes ahari ariko ntabwo nafata icyemezo cy'umuryango njyenyine hariho ba se wabo mugeni w'umuryango hariho ba nyirasenge bamureze rero kandi mwadusanze turi mu ngingo z'umuryango ariko ndabanza mbaze biriya mugabo mwumvishe ko yazanywe n'utubiri nifuza ko rero twebwe nk'umuryango ese nyakubahwa Pierre Celestin ingingo zacu z'umuryango tuzihagarike twumve icyifuzo cye cyangwa tumubwire genda asubire azagaruke dawe wambyaye muzehe dawe wambyaye ntabwo nkuvangiye dore ko ntari rwivanga nta nubwo nkurogoye dore ko ntari kirogoya urabizi mu muryango wacu n'ubundi data nasanze yanyise Gumiriza Leopold ariko sogokuru nasanze yanyise Mutwarabiri utagenzwa na tubiri none umugabo ndikumva nawe wagira ngo afite utubiri mubyeyi mwari mugize ngo mfite tubiri twabajije umenye uratwumva mu muryango wacu turi mu nama ntabwo nabumvaga ahubwo nifuza ko mu matwi yawe yashizemo ekuteri natwe hano mu muryango tukaganira kugira ngo dufate icyemezo turi buze kuguha mu kanya mubyeyi uri ubutumwa bugufi naje kugukeza ubwo nsabye gushyiramo ekuteri ahubwo reka mboniremo n'ibiti murakoze cyane murahari nkurikije abashyitsi bacu uko bari kutuganira kuri kibagenza ahari twaba duhagaritse ingingo yacu tukigiranye tupera amashi menya watanze ruswa menya watanze rutugukwaha urumva imfura ye mu muryango yavuze ngo twebwe wacu turi mu gitaramo cy'umuryango kandi ngo ingingo twari tubwigeho umwanditsi yabasubikiye aho ahubwo ingingo yawe ikaza ku mwanya w'imbere ingingo yanyu ikaza ku mwanya w'imbere abo twazanye ni babampera amashyi ariko atari amasabano murakoze cyane n'ubundi reka dukomeze twumvishije kuko imiryango yacu ni imwe mwaje mu muryango mushaka amaboko uwo munsi musiga imfatarembo turabyibuka byarabaye ariko umugeni ni w'umuryango kandi kubera ko inama y'umuryango yemeje ko ingingo ya nyiri bwigweho reka n'ubundi umugeni tubaze nyirasenge byari bukwemerere ntabwo ndi bujye hirya yabyo kubera ko ari we murezi yego mwiriwe ngiye kwirirwa yego umugeni ndi kumva
kuba nameye kumubaha yanciraga udukwi akamvomera akankondorera ariko nomeye kumubaha n'umuryango. Yego nibahuze bose n'indi mubyeyi nshimiye. urumva ko nanjye nk'uhagarariye umuryango ntabwo naja hirya ya nyirasenge. Yego nanjye nshireho sinya umugeni waje gusaba rwose arahari. urakoze cyane nibakumbera amashyi ariko atari amasabano. Iki gitaramo uranyemerera nanone dushimire nyirasenge, hanyuma uraza kumuha ubutumwa unyuzeho. Yego uraza kumuha ubutumwa unyuzeho mu muryango. Yego kubera ko ntabwo uragira ni njyewe uri bunyureho, ni njyewe rwose, ariko nuwo gushima. uranyemerera rero ujye juru, hanyuma nkunyuzeho iki kibindi. Iki kibindi rero ni icya ba nyirasenge bamenye umwana bakamuha uburere ndetse bakamujyana ku ruzi, iyo garuzi karuma ku mabere, amabere akamera, ndetse niba abandi bamujyanaga ku rusasa kugira ngo abone uko aca imyeyo. Iyi ni simba y'imibavu, unshimirire nyirasenge. murakoze. akira ikibende kuko wareze neza. umubyeyi wabyaye akwiye kubona ibirori maze akanezerwa. uranyemerera rero utaricara. yego nyamuneka muje mwishima. ubundi baravuga ngo utagira nyirasenge arisenga. ubwo umwari yabaga akubye akabero hariya mu gikari abaho inyegamo ni za nama z'umubyeyi nyirasenge. uranyemerera hanyuma mbanze nganire na so. umukobwa afite ba se wabo, numvise nabo bagize uruhare mu kugira ngo tumugabane. uranyemerera rero nanone nkunyuzeho ubutumwa ugenda ubashimirire. hanyuma rero iyi nzoga uraza kuyishyikiriza ba se wabo, ba bandi bamenye ko babaha amashyi rwose. ba bandi bamenyeye umwana amarezi kugira ngo ejo n'ejo bundi. ndagira ngo wenda agatoya, abantu b'iki gihe ntabwo bazi amarezi. amarezi ni minerivare y'iki gihe. Yego amarezi ni minerivare. murakoze cyane, cyangwa se sikurufite. yego nari ngize nti ba babyeyi bamenyeye umwana amarezi kugira ngo ejo n'ejo bundi atazavaho asomesha ibyapa. mubaduhereye inzoga mubashimire, mubabwire muti mwarakoze. banenda haguruka, guruka ucurucurure. ndabona umuhungu wanyu mwaramubujije kumena ariko akamenya kubirura. murakoze cyane umubyeyi, singa uteye umugongo kuko ndi kuguceza. oya se wagize ngo iyi ni rugori yo kuzihingira. iyi ni inkwano yakuwe na ba nyogokuru ndetse na ba mama. iyi rero ikaba mwene nyina. iyi bayita rukore. iyi ni mwene nyina. iyi bakayita cyozi. cyozi cyogera inka. kanze kozaho amashi bayita cyozi. iyi ni isuka y'igikaka y'igikarutereza bigenda. umusore wayisunze imusiga inoti, umukobwa wayisunze ikamurinda kugumira. ubwo bayita rutagabira umushiki. yego umuntu wayijyanye ntabwo aburara. yego sawa. hanyuma rero
iyi ikaba imashini iyo imeze gutya ntabwo ari ikibazo mu muryango wanyu babyeyi, ahubwo ni igisubizo. Izabafasha kwahirira inka. mbona mwaje muyipfunyitse. Mubyeyi urabizi uri umutware kandi sinaza ndangaje ibyo buzanye. ndabona yanditsweho 12 bisobanuye ko ari umuryango mugari. Yego, kandi wanyu yari ikibazo ariko nigere iwacu irahinduka igisubizo. ni igisubizo rwose. bayita gutya kugira ngo zitarumanga. Yego, ntabwo zijya zirumanga. ntajo ridaca n'utari ubu bwarakeye. iyi ntajo iyi ngiyi nahuye na Munyembaraga yitwaye mu gitondo, ndamubwira nti iki kintu witwaje ni igiki, ati ni imbundi irasubutira. yego, urakoze cyane. intajo ridaca n'utari ubu bwarakeye. Hanyuma rero iki ni igicuba kirenze amase, niba mbafite murazamo. ndumva ari baraturebera kari isugi. Oya, ni isugi ntabwo kirangurwa. babigenza bati nimba babigira gute. mu muryango w'abarwarika bakwereke. iwacu bajya bagira batya bati iwacu zirimo rutete ruharamo imbaraga rwambabazi zikabana na rugema imbaraga zikaba inyambo zihoteye amahembe zagasangira hasi n'umusenyi hejuru n'umusenguzi. nawe muhereze. zikagira amaso aramba beza zikagira amaso arambitse. Mubyeyi, abana banyu ntibakabura amata, mujye mubakamira hanyuma muyatereke, kandi turabizi kadacika amende. amata y'iwacu ntabwo adacika amende. ndabona iyi ngiyi ari inkongoro. Urakoze cyane. umusaza rero ati muzehe France kwakira inkongoro, ayimuhaye rero amwifuriza ibihe byiza, ati ugire umwaka mwiza, uyu mwaka uzakubere uw'inkoni n'inkuyo, ibicaniro n'imitavu, ayera akanavuzwa, ibicuba, imitozo, imitako n'ibibondo byo gukamirwa zidateka. Mubyeyi nshimiye, Karame. iki ni ikibumbiro. si iki kibumbiro ni cya kizungu. Oya, iki kibumbiro ni icy'umuryango, cyari icy'umuryango wacu, sinumva ye, ariko turakizanye kugira ngo mubyeyi muzacyifashishe muhiramo inka. murakoze cyane. Murakoze cyane. Mwanyemerera nkajya gucaka. ujya guca akabogi kandi icyo ushaka unarakigeraho bakumpera amashyi. Yego, sinagutera umugongo nk'utaguceza rero. uragenda kugira ngo uteke udateka. abasore bacu bo kubikanga ntabwo bitwaje ibibando nk'abagabye ibitero mu rugo rwa data, ahubwo barambwiye ngo nyamuneka iki si ikibando ahubwo ni inkoni, kandi ndaza kuvuga inkoni n'inkuyo. yego, imbere yanyu rero dawe wambyaye nk'uko wantoranyije, reka mube ukomeje kuba mu byimbo byanyu. waje kubaza uwo mungana umubaza uti ko mbona ufite imisatsi ebyiri, ubundi waje wisabira cyangwa waje usabira ndi? nawe arakubwira ati nyamuneka naje nsabira umuhungu wanjye tungana dore nabo Fideli. basore rero uko mumbona imbere yanyu, ubundi ndi mwarimu, kandi mwarimu ntatana n'ibibazo ku banyeshuri yigisha. imbere yanyu rero reka nongere mbabwire ngo ndi umutegetsi, kandi uyu muryango mugari nuza kunsengera nzaba n'umuyobozi mwiza. ndaza kubabaza ibibazo, kandi
muraza kunsubiza. Ndabaza uriya undebana ubwoba. Imbere yanyu nakubwiye ngo ntabwo ndi igiterabwoba imbere yanyu. Ndabona wambaye ishapure, bigaragara yuko uri umukristo gatolika. Yego, turi muri paruwase ya Kampanga. Mu mwaka w'1997 twagize umupadiri hariya kuri paruwase, umupadiri ufite uruhare. Uwo mupadiri ubundi yitwaga egera iruhande, reka nje mwari ura ruhande. Ubundi iyo abantu bagize ikibazo cyo kuribwa mu mutwe, n'ubundi bahabwa ibinini. Ibinini by'umutwe bija gukora iki mu nda? Nawe igerayo. Reka ngaruke ahangaha. Ubundi turi mu ntara y'Amajyaruguru, ariko nanone hari intara y'Amajyepfo. Akarere ka Nyaruguru gakora iki mu ntara y'Amajyepfo? Mwarimu rero utanga ibibazo, iyo habuzemo umunyeshuri usubiza, hari nubwo bashobora kuvuga ngo mwarimu yigishije nabi. Muri mwe uraza gutsinda ikibazo nza kumubaza, ndaza kumugira inkoni, ndaza kumwimika mfatanyije n'uyu muryango, kuko abenshi ndabona ibibazo byanyu bibananira. Dufite ubuyobozi bwiza kandi dufite umubyeyi ukuriye iki gihugu utuyoboye neza. Reka mbaze uyu wo hagati, watubwira amazina ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda? Paul Kagame. Amashyi nyamuneka. Uyu rero bibaye yuko tumwimika muri uyu muryango wacu. Reka ngusabe utera intambwe, unyige intambwe, dore ko ibirenge bishimbukuje imbere. Tera intambwe 3 maze uzunsanga. Uyu muhungu bigaragara yuko yabyawe n'abami, yari igikomangoma. Kuri uyu munsi rero arimiswe abaye umwami. Umwami rero nshuti yanje ubundi agira ibyegera, akagira ibyegera magara, ba bandi bamuhora iruhande. Uraza gukebuka n'inkoni yawe y'ubwami, maze uyitunge hariya uzakubera intoni, nawe aza gusanga. Yimutunge rwose. Urakoze cyane. Wahereza so iyo myuka nkabanza nkaganira nawe. Urakoze cyane. Ongeraho ko ndi umusangiza w'amagambo, utari umunyamagambo, utagenzwa n'amagambo. Ariko bene abo ngabo bibatera ipfunwe. Ndabizi ibiro ku munzani ugira bike, ariko byagera mu magambo bikaba byinshi. Hanyuma rero mubyeyi nshimiye Kame, uranyemerera Murindabo Fideli nze kumugushyikiriza, hanyuma umuramutse niwumva ahababara uhakubita umwotsi. Dore nguyu Fideli yasobanura ngo ni umudahemuka. Yego, muramutse rwose. Amahoro. Umwumve neza. Amashyi. Siko nushobora ngumva afite uburwayi. Afite uburwayi. Afite ikibazo cy'imbavu zituzuye. Ariko muri uyu mwanya humura, uburwayi bwawe ndaza kumuvura mu kanya. Urakoze cyane. Ndabizi ko nta kuzanira umurwayi arembye ngo musubize yatakize. Uyu munsi nusoma mu itangiriro ibice 34 umurongo wa 12 havuze iki? Aravuze ngo
impano n'inkwano uko muzabinyaka kose nzabibaha ariko mushingire uwo mukobwa. Uwo mukobwa rero rwose humura mu kanya ndaza kugukiza ubwo burwayi ufite, muraza gukira. Murakoze cyane. Nta rubanza ufite, niba kwimye. Murakoze dawe wambyaye. Ubundi hano mu muryango wacu umukwe wakoye n'ubundi hari intebe tujya tumugenera, dore ko tumuha yamvunwa yayindi ya rwegamira. Nyamuneka mufatanye, yego rwose muje hariya kuri Ruhangwa Mboni. Reka nsabe na ba bandi bya bibazo byananiye, ubundi mujye hariya iburyo ibumoso. Imbagira tujyane Imbagira mwana wa mama mama Imbagira mwana wa mama mama Imbagira mwana wa mama Imbagira mwana wa mama Imbagira tujyane Imbagira mwana wa mama mama Imbagira mwana wa mama mama Tanga uwe shabani Karabu mujimbo Tujini kinimbo Tuhachane mucho Kimyabe majane Sole kaku Kora Seko yawe Yawe tuwakukuna Umisa kawe Imbagira tujyane Imbagira mwana wa mama mama Imbagira mwana wa mama mama Imbagira mwana wa mama Icisha ugufi kwawe Uhura kugira Ega nusazwe Imboni zawe Zuhira urugwiro Nabikunda Reka mabwire rero muryango mugari, nutazi kubara yagereranya iwacu mu muryango wacu nahanga. Nyiri maso rero yerekwa bike ibyinshi akirebera. Nyamuneka mubambwirire mubabwira muti ayatembye yageze kure. Muryango mugari rero bashitsi bahire, namwe basangwa dusanganwe nk'imfura hano mu muryango. Ubundi muri uyu muryango wacu ubundi uravuga ngo umuryango wanyu muzawuhe amaboko.
abanyamakuru ba TV1 baza kubacyatura agafoto kandi kameze neza. Reka rero mu bufatanye bwa mwembi ngaho nyamuneka muzamure ibiganza byanyu mwiyereke umuryango mugari kandi ubishimire. Zamura, yego nyamuneka. Umuryango mugari nyamuneka buke mwongere muzamure ibiganza byanyu babishimire. Muri uyu mwanya rero reka mbabwire muryango mugari, ndabona amasansatira n'amasiri abaye menshi, ati amasura adakusana tukisanga twisanje tudakomereje kuri ibi byiza. Hano rero hari impano wakibyariye kabura umunsi w'indinde ebyiri, hari ndinda data ndinda mama, ariko nanone hari ndinda mwana wanjye. Impano rero hariya nabo Fideli aramubwira ati Agnes, yego rwose amashini impundu arimo amubwira ati mutama w'amazi gashira inyota tutambuka maze ukebuke turebane akana mu jisho. Amashini nyamuneka. Murakoze cyane. Tugeze rero muri uyu mwanya mwiza wo gutanga impano. Reka ubafasha pare marene bariho baze kubafasha, ariko nanone bati dawe wambyaye, babyeyi mwatubyaye reka tubashimire. Reka rero abafite impano z'ababyeyi b'umukobwa muzishikirize Fidel and Agnes, maze abasaza muze Kavano n'uwo mwashakanye mwigira imbere, maze nyamuneka muhabwe impano mwishimirwe n'abo mwabyaye. Mwigira imbere rwose. Abafite impano y'ababyeyi yego mubyeyi mwe. Hari impano rero reka nsabe ababyeyi ba Fideli nabo bajye juru bigira imbere bahabwe impano. Ubundi abana bacu twabahaye umurage, tubaha umurage aho twababwiraga tuti bibona mpereza ikibano ndabona rirenga nanjye ndengera nkugire inama. Tutambuka utora agasamba mu kirambi ukarambura ukarambikira mu nkike, ikindi namariye ku rugamba niyo nshaka kuvugiraho ijambo. Ufite impano y'umusaza yigira imbere, yego byiza cyane. Ati rero bibondo byacu nimukura mukora mukunda mukanga kwangana no kwangiza kuzarama kandi murunduke. Yego uraza kwifata neza, wigira imbere utari intambwe maze uyambike uwo mungana, umubwira uti akira impano uhawe n'abo wibarutse. Nyamuneka amashyi cyane. Hari n'inkoni, ya nkoni nyamuneka yibahereze bose bakoreho. Ati turabona uri umubyeyi wacu mwiza kandi usigaye ugenda ayintamire, rero ahazamuka hamanuka uje ugenda wifashishe uwoye kuzazitara. Nyamuneka murakoze cyane. Byiza, ufite impano y'umubyeyi mukecuru, nyamuneka muyigize imbere. Hano nziza cyane. Mwese mukoreho ifoto irushaho kuba nziza. Yego muraza gusubira mu byimbo byanyu dukomeze dutange impano. Reka nsabe rero abafite impano ya Nyirandikubwimana Yosephine, Nyirandikubwimana Yosephine igira imbere uhabwe impano. Yego urajya hagati, uwo nza guhamagara aje hagati y'abageni bacu.
kugira ngo ifoto irusheho kuba nziza. Yego rwose Nyirabazungu Dorothea yigira imbere ufite impano ayihabwe Dorothea. Yego nawe Nyirabazungu Dorothea jyamo hagati. Reka nteguze rero Kambabazi nawe abe yiteguye. Ufite impano ya Nyirabazungu Dorothea nyamuneka ayigize hino. Ati akira kureba kamera foto. Reka nsabe Kambabazi n'ufite impano ya Kambabazi yigire hino. Ati mubyeyi mwiza wangira inama Marene. Yego ati akira uru mu rwibutso tuguhaye uwo mubyeyi mwiza. Yego reka nze gusaba Nkabuka yigira imbere ufite impano ye nayo ayigize hino. Yego rwose Nkabuka rero byiza cyane. Ati gira abana kirinka. Ati yego ati nawe gira umugisha kandi mbahaye umugisha w'ababyeyi. Umubyeyi rero Nyirasubura yigira imbere ufite impano ye nawe ayigize imbere. Nyirasubura yigira imbere bityo ufite impano nawe ayigize imbere. gusa neza Ndaza gukomeza umubyeyi witwa ntacyo natanze Madamu. Yego ntacyo natanze yigira imbere kugira ngo ahabwe impano. Ntacyo nanze Madamu. Ntacyo nanze Madamu. Yego ntacyo nanze. Yego ati natwe turakwishimiye akira impano. Umubyeyi rero Nyirabasekera nawe aze yigira imbere acunguze ubute nyamuneka. Nyirabasekera ufite impano y'umubyeyi Nyirabasekera. Yego ati murakoze cyane kandi turishimye. Ati mubyeyi mwiza akira iyi mpano kandi uyihawe n'abawe. Reka tugere kuri Niyibizi Placide yigira imbere ufite impano ya Niyibizi Placide ayibashikirize. Yego Niyibizi Placide tambuka igitore kandi waratowe ngo agati kataswe n'Imana kagahungabanywa n'umuyaga. Ati n'abakiri impano turakwishimiye. Munyanshoza Akejuru ufite impano. Yego ufite impano ya Munyanshoza. Reka nifurize yego Munyanshoza muri uyu mwanya rero ndifuriza Anita bamutangana iyo ndirimbo nyamuneka ibasusurutse ize kubasusurutsa umubiri wose. Mutangana rero yigira imbere kandi ufite impano ya Mutangana ayidushyikirize. Naza gusaba uwitwa
wa Mariya Jacqueline uri imbere kugira ngo ahabwe impano. Yitwa uwa Mariya nshaka nakora isengesho mvuga ngo Bikira Mariya mubyeyi, abana bawe turagusaba udusabire ubutitsa tuzahurira hera twerekejwe n'abera tuberewe nk'abahire. Uwa Mariya Jacqueline akira iyo mpano. Uyu mwanya rero reka nsome ngo mubyeyi Gakenyeri igira imbere. Gakenyeri igira imbere. Umubyeyi nyamuneka abana bakomeje kukwishimira. Dukomeze kukwishimira nyamuneka hejuru wakira impano. Umubyeyi w'umuhungu, umubyeyi w'umuhungu ati reka tukongere ibyiza. Yego mubyeyi wa Nabo, papa Nabo igira imbere. Bombi nibakire impano. Yego indi mpano yindi muyibasangishe. Impano zikomeze kuba nyinshi wa murage babahaye. Ati nanjye intoki ebyiri n'ukunabana, babiri nibo beza, nyamuneka intoki n'ukunabana. Ati nanjye muri abana banjye nishimiye, mwakire impano byiza cyane. Batamabwire rero impano ziracyatangwa, reka mbereke muze gukora ubu. Tukiraha rero umubyeyi ati n'ubundi abashyitsi banze mu rugo tungana. Ati nta mwana wanjye sinava ndaguhaye impano. Yego byiza cyane. Muri uyu mwanya rero Agnes Fidel mu bufatanye bwa Mwembe Hotel Intambwe n'ubutumwa hariya ku byicaro. Ubundi baravuga ngo hatina ikibindi naho ikinimba ni ukubesha, kandi nyamuneka ikirima ni ikirimo. Reka nsabe rero abaza kudufasha. Abaza kudufasha nyamuneka mutuzanire amazimano. Agnes yakire kuri ya marwa y'amabuye
we Fideli tuzanire rero ayo marwa yayandi twakuye muri ya masaka muri wa murima uri hariya mu Gihora kuko iwacu tujya duhinga amasaka tugahinga amaka tugahinga amahore nabyo rero kuvuka neza si ibya bose kuvuka heza ntabwo bisa isuku igira isoko umwari ukagira akazu ngibyo ibyo turusha abahandi twavukiye mu by'imisozi igihumbi igihugu gitemba amata kigatemba cya gihugu cy'amaka gitera amahore igihugu cyakuwe n'ibirunga kigahorana abahumbezi aho bahora bagacura ababyeyi bagahora biteza urugore nyamuneka sinsabare nyamuneka abikambere muzanire amazimano agenesi kwije nshuti umurisho w'ingoma nyamuneka munzanire amafunguro y'abashyitsi Alphonse nyamuneka igira hino sinongereye kubisubiramo ndi umusaza kandi namwe murabibona ni wa musaza wisanze muri ubwo busaza ngombe ikirezi mu muryango reka rero nyamuneka ibyo nabasabye mubinkorere DJ zamura umurisho w'ingoma reka nsabe rero pare na marene barakomeza bagaragire abo babyaye reka nsabe abandi bari inyuma kuri uyu murongo nyamuneka hariya hari ibyigo byiza mubitemo rero ubundi muhete uruti nyamuneka tukataza tugenda hariya hari ibyicaro mwese mwibuke reka nsabe rero Agnes nsabe Fideli muraza mwigira imbere n'iyihungiwe n'amahindu uremera akaguhonda mu gikari rero Alphonse ndaza kumuhana nubwo nta muhana nihanukiriye ariko ndaza kumutoza kuko icyo nza kumubaza araza kucyumva cyangwa araza kukibwirwa Alphonse nyamuneka nari nzi yuko uri intore naho ngaho rero nababwiraga yuko imbere yanyu ndi ruti ruhinda n'ikubito ndi intore mu mihigo kandi nyamuneka ndi ruti batijundika umutima wo gutinya nawe uhinduye tereriyo Alphonse igira nyamuneka imbere maze umfashe ubundi rero ntabwo tuzinywa ngo zitwice ahubwo turazinywa tukabyuka tuzita iki kinyobwa rero nicyo twageneye abageni bacu abazi gusoma hari reka nsabe Alphonse mbona azi gusoma ansomere ijambo rihanditse ansomera dusome hano izi nyuguti uko ari 5 zanditse hano fa ni fanta ariko fa irasobanura ngo fa fiance a ikavuga ngo amagambo na nakubwiye turi twembi arageze amashi cyane arakoze cyane ubundi handitswe fanta ariko mu buryo burambuye fiance amagambo nakubwiye turi kumwe arakunyura muri uyu mwanya rero udufungurira nyamuneka Alphonse
ahangaha rero nk'uko nabibabwiye ngo imbere yanyu ndi umutegetsi kandi nyamuneka nimuza kunsengera muzaba umuyobozi mwiza. nyiri maso rero yerekwa bike ibyinshi akirebera. Agnes ugiye kutwakirira umushyitsi w'umunsi, ndagusaba kugira ngo iki gikombe uraza kugifatisha ukuboko kw'iburyo. Yego, akira ngo bityo wabisangiwe Fideli mwe nabo. Iki gikombe uraza kugifatisha ukuboko kw'ibumoso, akira. Ibyo mvuze rero ariko biba muraza gukebukana gatoya ubundi mu rubavu kandi murebana akana mu jisho. Agnes rero urazamura ikiganza cyawe cy'iburyo ugifatishe hahandi mu byano inyuma mu bitugu kwa Fideli. Fideli rero nawe urazamura akaboko k'iburyo ugafatishe inyuma mu bitugu bya Agnes. Yego, yego rwose cyane. Agnes rero zamura utwakiriye umushyitsi umubwira uti ibiganza bikabamariza, ndagukunda, nzagukunda, uri wanje ubundi iteka ryose. Nyamuneka mwongere ibyo watungiwe. Yego rwose, nyamuneka munize amashyi. Yego, bakibongeramo. Fideli rero nawe mukibuke musangire kandi umubwira uti bituza by'ibigarama ntacyo uzabona, wowe wanje kandi iteka ryose. Amashyi yamwe. Reka rero abadufasha baremare badufashe ibikombe n'ubundi k'ubuzima bwacu, nyamuneka ntimukabyibagirwe. Yego rwose, yego. Ngaho rero babafashe uze gukebuka. Yego, nyamuneka mujye mu byimbo byanyu mube iratana ubundi ibumoso iburyo. Badamu bicara ibumoso bw'umugabo nguwo umucyo. DJ zamura izo ngoma. urusha kujya mwanga. DJ Agnes Fideli Mujejuru, Mujejuru dukomeze dusangire ibyiza. Hano rero impande ya Kinigi kinigirije ibyiza, ubundi twajaga guhinga sankima, abandi bakavuga ngo ni sangima, byaje mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni sankirima. Hano rero mu Kinigi twagize abatubuzi ubwo baje gutubura imbuto. Niko bimeze, ariko mu kanya urabona ko bazanye ibyo kurya. Yego, harimo ibirinda indwara, yego, ibitera imbaraga, yego, n'ibyubaka umubiri cyane. Rero kandi ndabizi, reka baguteze tuwikange, tuwikange. Sinakwikanga iwawe, tuwikange rwose. Abasaza mureba abasaza babo ubahereze. Ntabwo iwawe na bose karibu. Twasenze kandi twasenze Imana ntari radiyo kubera ko Imana yacu yumvisha amasengesho. Yego, ubwo rero reba akamenya nta gihombo cy'ababyaye umuhungu, nta gihombo cy'ababyaye umukobwa. Iyo abuze umukwe ntabwo umukazana. Umva rero, genda ubyara abakobwa mbyara abahungu rwose, mbyara abahungu mbyara abakobwa. Ejo ndaza gushikira amabandi. Karibu karibu, barahari. Yego, ndagushimiye rero, uranyemerera kugira ngo duhane umunsi
kugira ngo tuzaze muduhekere. Unyemerere mpamagare wa mukobwa na musaza we mwikorezi ndetse n'umuhereza we begere hano, hanyuma bagushyikirize iki kibindi. Iki ni ikizeneko. Iki ni ikizeneko. Yego. Ubwo urimo uratebutsa cyane rwose. Urimo uratebutsa, ndabona ari ubuki. Ni ubuki kandi ubuki bumeze neza y'imfura. Iki kizeneko rero turaje kucyumva. Yego. Ahubwo uhawe ikaze mu kugikomeza kugira ngo uvuge ijambo ribiherekeje. Yego. Mubyeyi rero mutwemereye mwazaduhekera tariki 10 uku kwezi, hanyuma tugakomeza gutarama nk'umuryango. Murakoze cyane mubyeyi. Murakoze cyane nyakubahwa Theophile, turatsinze. Twebwe ntabwo ari nka bya bintu byo muri Bibiliya basabye Rasheli bagashingira Leya. Leya burya ngo yari yarapfuye ijisho. Imvugo niyo ngiro. Murakoze cyane. Genda witegure hepfo mu basinga. Yego. Nimurangiza mugende mwitegure. Yego. Iyo tariki 10 z'ukwezi kwa 9. Yego. 2025. Mu gihe cy'isaa 2. Mu muryango dufite abasore tugiye gushaka ingobyi n'umujishi maze tuzaguhekera umugeni wasabye. Urakoze cyane ugifite iyo myuka. Uranyemerera nsomere umuryango wacu iri tangazo mbonye riturutse kuri Rwanda Revenue. Ni itangazo rigize riti abantu batangaga umusoro ku mashyi wabaye ubuntu. Uba amashyi ni ubuntu. Mukubite ukuboko kw'iburyo. Muhuze ibiganza rwose. Hanyuma mushimire uwo musaza. Ndagushimiye wa mfura we. Urakoze cyane. Uri umugabo ukwiriye. Genda witegure ushaka ubuki mugende mukangaze. Yego. Murangiza gukangaza rero natwe mu muryango dufite imfura z'abasore. Yego. N'ingobyi tuzabahekera umugeni mwasabye. Murakoze cyane. Yego. Abasaza rero bacu barakoze. Umusaza Theophile ati inshuti yanjye nk'amakuru, ati akira iyi nzoga yo gutebutsa. Mu kinyarwanda tuvuga ikizeneko. Yego rwose. Ati ubwo igitondo kizaba gituje, gitanze umutuzo, gitanze umucyo, ati muzaze nyamuneka muduhekere. Umusaza François rero nawe amusubije neza ati yego ndakumva. Ubwo azaba ari amanywa y'abashotsi, inka zishoka, ndavuga amahingura, izuba rya kibera inka, inyana zisubizwa, mbese ku zuba ry'icusha baja. Tuzanyiga intambwe dore ko ibirenge bishimukuje imbere, maze aho dusezeraniye nyamuneka ariho duhurira. Muri uyu mwanya rero reka mbabwire, icyiza ngomba kugikunda, ikibi nkagiha akato, tukirinda amatage atuma tutaje inama, iby'isi ntibikadutware ngo twibagirwe iyaduhanze. Umubyeyi rero mama Agnes, mubyeyi mwiza, hari abantu bagize icyifuzo cyo kuvuga ngo ubundi ngo bafite impano kandi batagomba kuyisana, bityo bakayiha uwo bayigeneye. Nanjye rero imbere yanyu mfite impano. Impano rero mfite si ya yindi intera gusenya, ahubwo ni ya yindi intera gutota batoya nk'aba ngo bagane batore imbuto muri ubwo buto bwabo, kandi bagane itsinda ry'ubutore bagitora agatege. Ababyeyi rero bifuje nyamuneka gutanga impano.
yego umubyeyi atumye impano kugira ngo ayihe uwo bangana. Aravuga ati ubundi iyo tuvuga inka ni ijambo rivugirwa mu nkanka. Aha rero nababwiye yuko ndirinda kuvuga amabara y'inka nko kuzibara, ahubwo nahisemo kuvuga amazina yazo, mbabwira ngo izo dutunze zirimo Rutete Ruharambe Imbaraga Rwambabazi, zikabana na Rugema Imbaraga, zikaba inyambo zihotoye amahembe, zikagira amaso aramba beza n'amaso aramba isuku. Mu gihe tugitegereje impano y'umubyeyi, hari abandi imbere yanjye, hari abandi bana bifuje gutanga impano. Wa mwana ufite impano nyamuneka yigira imbere, n'abafite impano bampe ikimenyetso maze impano tuzigenere abazikwiriye. Ese wamfura wafata Agnes akava hariya mukuru Ruhango Mboni akigira hafi na Fideli, bagashigikira urugo rwabo kwari indaro gusa itagira ibiryo. Ngo byiza cyane. Muri uyu mwanya rero umubyeyi nyamuneka tuze gutega yombi kugira ngo tuzaze guhuza ibiganza mubyo tuza kwishimira. Nababwiye ngo muri uyu mwanya sinza kuvuga amabara y'inka kuwakoze ibara, ahubwo nzahitamo kuvuga amazina yazo. Umubyeyi mwiza rero ati wowe tungana nguhaye ikirago cy'inka, nyamuneka ngaho kimuhereze, maze abanyamakuru bo kuri TV1 babapatura agafoto keza cyane rwose. Yego namwe mukoreho ibintu birushijeho kugenda neza. Ndabona rero imbere ibikoresho, isafuriya, barababwira bati nyamuneka ko mudatanze amashyi y'iki kirago. Ngaho rero atange impano ye, bati akira iki gikoresho kandi kizabafasha mu buzima, mu rugendo rw'ubuzima bwanyu hano kuri iyi si. Ati mwakire, nanjye sinabura kubashyigikira kandi nabo barakwishimiye rwose, byiza cyane. Igikorwa cyo gutanga impano ngiye kugiha iminota 5. Ubwo rero umuryango mugari no kugira umwanya wo gutanga impano, kandi utanze ntukitangire itama. Impano ni nziza kandi mutange impano mubifuriza umugisha. Navuze ngo impano ziratandukanye. Hari impano mu bikoresho, hari mu mutungo wimukanwa n'umutungo utimukanwa, wose ni umutungo. Hari n'umutungo mu mafaranga. Rero impano ntabwo iba nkeya, ugira icyo afite nyamuneka yikure mu mufuka arambika mu kiganza, ndetse turazana n'agaseke, ugira icyo agira arambikemo. Yego DJ rero zamura umurya w'inanga woroheje, maze abatanga impano babigenze neza. DJ batuzanire igiseke, agaseke n'ubundi babiri muhagarariyeho tubafotore kugira ngo bigende neza. Rero murahereza impano mwarangije guhagarara, kandi iburyo ibumoso epfo na ruguru kugira ngo amafoto arusheho kugenda neza. Yego agaseke nyamuneka muduhereze igikoresho mujye